ingabo zari ziri mu East African Community Forces mu Eastern Congo ko bazirukanye Burundi bugasigara hakaba harimo kuza iza SADC Burundi bwagiye muri SADC atoya mwasigaye yose kubera ko gusa muri inshuti za Kongo mushaka kuyishyigikira mu byo ari byo byose bakora avuga ko nyine Kongo yabibasabye ari inshuti n'iki ndongera ndamubaza nise ko ndeba hari izindi ngabo ziyongera nyinshi zijyayo kandi zijya mu majyaruguru yacu abarundi yarabanje arambwira ngo bafite ibibazo bikomoka muri Kongo by'umutekano wabo avuga ko biri mu majyepfo hariya za Uvira n'ahandi hose aho ngaho na za Minembwe ngo niyo mpamvu bagiye muri Kongo nubwo ese Minembwe Uvira kweri mu majyepfo mu majyaruguru murajya gukora iki za Goma za Rucuro murajyanwe n'iki arambwira ngo ninde wakubwiye ko dufite ingabo aho ngaho ndamubwira nti hari ababimbwiye nti ariko nanjye nabyemeye kuko bampaye ibimenyetso ariko ntabwo nari kubyemera burundu ntabanje kukubaza wowe ubwawe ngo numve icyo umbwira ati atoya barakubeshye tubakubwiye yarakubeshye ati nta ngabo zacu ziri aho ngaho uvuga mu majyaruguru yacu ndamubwira nti ni byiza buri wose ubwo wowe umuyobozi w'igihugu cyawe ubimyibwiriye ubwo ndabyemeye ko mutariyo tubona batabyumva neza tugeze Uvira buriya babyumva kuko M23 ifite nayo ko yavuga iti dufite uko tubana no ko duturana na Uganda dufite uko tubana no ko duturana n'ibihugu nk'u Rwanda why not Burundi tutakanda urugi urumva nabo tukaba twabana hanyuma tugere ku mituranire ya Bujumbura na Uvira visa ikibuga cy'indege visa ikibuga cy'indege uko byagenda kose amategeko mpuzamahanga azubahirizwa cya kibuga cy'indege bakita International Airport cya Melchior Ndadaye Goma yo yari iki Goma nayo International Airport niyo mpamvu irimo guteza ikibazo sasa M23 nk'umutwe w'inyeshyamba usigaye ugeze n'idoha muri Qatar ufite iriya good office imeze kuriya utegetswe usabwe urumva kujya ugira ibintu wubaha byo kwifungisha ikirere ngo yageze ku kisi ko bakiri inyeshyamba ziri aho ngaho gusa zidafite na deresi yazo Goma se ko kifunze urumva kuba cyafungwa bikaba impamvu ya M23 cyanafungwa n'u Burundi kurusha ko cyafungwa na M23 hasohotse itangazo ryanditswe na Amerika n'Uburayi ngira ngo rihuriweho risaba M23 kwiretera kuva aho bafashe bagasubira inyuma nkuko byagenze wari kare ririya tangazo rizagira agaciro cyangwa rizapfa ubusa iriya ni formalite internationale kuko biriya bihugu byinshi bifitanye umubano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biriya birasanga usibye mbere sibye bya kabiri na Kongo igahita noneho ryandika yababaye cyane ariko kubwiza ukuri sha Uburayi buvuga buhagurukiye M23 ikaba yamara n'iminota 2 biriya no kwijijisha ahubwo wagira ngo bahamagara M23 bati mumanuke mujye mugenda polam bariya abantu ntabwo wabishinga hari umuntu uvumira kugahora M23 ariko wenda arimo aravugana n'ubuyobozi abwira ati ari wisukira